ahubwo reka mbe namushimira bitewe n'ukuntu tubanye njye na Sandra. Njye rwose tubanye neza, reka mbe namushimira ahubwo ibyo akubwiye ni bikeya hejuru y'ibyo turi buze kuba twakora. Nta nubwo ari ngombwa ko wakigereranya natwe. Siko bimeze se Jasmine? Nizere ko byose urimo urabyumva nta mpamvu yo kuba wakigereranya natwe. Kuko igihe na Sandra yari ahagaze ari wenyine, ari singo nta mushera afite, ninjye wageragezaga kuba namukorera ibintu byose nkamwitaho, nkamukoreshereza imisatsi. Rero kuri ino nshuro mu gihe turi kumwe, urumva ko nta kintu na kimwe cyatunanira, nta kintu na kimwe cyatunanira mu gihe twari turi kumwe. Ariko umukobwa akamubwira ati urakennye mu mutwe, uri ikigoryi mu mutwe cyane pe, ufite mind iri hasi cyane. Ubwo nyine yatangiye kuba yamuca amazi, akamubwira ati ibyo bintu urimo uragereranya nta na hamwe bihuriye, ibyo bintu ntabwo byakagombye kuba bigereranyika. Wabona uko nguko urimo urigira nkaho Sandra nyine munganya ubwenge. Bajya bavuga ngo abagore nyine nta bwenge bagira baba bari hasi, ariko nanjye wenda reka mbe nabivuga, Sandra ari hejuru yawe mu mitekerereze. Wowe nta kindi kintu umuntu yakubwira sibyo kuba wakigendera uri aho ngaho umeze nk'idebire. Undi akavuga ati ziba ziba ziba, iceceka ugeze aho, agatangira kuba yamubwira ati ahubwo uba wafushye, kubera mba ndi kumwe na Sandra uba wafushye cyane kandi ugatangira kuba wamparabika, niyo mpamvu uba wafushye wamfuhiye. Umukobwa akavuga ati nagufuhiye njyewe mfuha se? Ubwo agatangira kuba yavuga ati Yesu wanjye, njye ntago nafuhira umukene nkawe, reka reka ibyo ngibyo byo ntibibaho. Kubera se ngo waguriye ngo sheri wawe inzu, cyangwa niwe ugiye kuba yayigura? Ubwo se ndagufuhira mu buhe buryo? Ahubwo we kutewe wakagombye kuba ufite n'igisebo, kuba watangira kuba wavuga ngo sheri wawe agiye kuba yagura inzu, uramuherekeje umeze nk'imbwa imuherekeje, ubwo ngubwo mbifuhire? Umukobwa nyine akakanagamo agatangira kuba yamubwira ati wowe uri doge. Undi agatangira kuba yavuga ati yego munyabwenge we, turi murigira umunyabwenge cyane ukarengera. Undi akavuga ati ariko ngewe ndimo ndabivuga kunza agiye kuba yagura, se ugiye kuba wayigura ahubwo waba wicecekeye cyangwa ukaba utegerereje hanze. Umusore yatangiye kuba yakegera avuga ati ngo iki? Akamubwira tumva nkubwire we Jasmine. Ubwo niko umusore nyine yatangiye kugenda amwegera, akamubwira ati surakeka ko kwivugisha ayo magambo biri buze kuba byakugira umwamikazi? Ibi byose ukingana kuriya ntabwo wajya kubyivugisha, none ubu ngubu aho utangiye kuba wabakamaneke, utangiye kuba wakihereza ijambo wowe nkande we toka kure. Igihe wanganaga kuriya nka nyamunini nta jambo wari ufite, ibyo ntiwatinyukaga kuba wabivuga, ariko ubwo wigize kamaneke utangiye kuba wakivugisha amagambo nk'ayo. Undi akavuga ati ubundi ntabwo bisaba ngo igihe ngo umuntu abe yahinduka, icya mbere ni ugutekereza ugahinduka mu mutwe. Rero mu gihe ukivuga ibintu nk'ibyo by'ubugoryi, ndagira ngo nkubwire ati ukeneye inama, ukeneye inama musore. Undi akamubwira ati ariko we bite byawe, bite byawe? Ariko akigarura kuko bari mu bantu ntabwo yamukubita, nta n'ikintu na kimwe yamutwara akigarura. Agatangira kuba yamubwira tuzi se n'ikindi, uzi n'ikindi nkubwire, ati buri gihe utegura imva yawe kuko isaha n'isaha wowe wajya kumva ngo wapfuye, ngo wagiye we Jasmine. Nizere ko ibyo bintu byumvishe, utegura imva yawe kuko bitari ibyo ngibyo, nta kintu na kimwe uteze kuzatwara Sandra. None se urakeka ko bino bintu turi mu mikino twebwe? Ibi ngibi ndimo ndakubwira ni ibya nyabyo. Ngiye mu gihe ngihagaze aha ngaha, nta kintu na kimwe uzatwara Sandra. Reka reka tugiye kuba twahera no kuri ino nzu, tugusunike kwirya inzu tuyishyura. Ubwo undi nawe akavuga ati yigo se niko bimeze? Undi akavuga ati waketse ko byarangiye, ariko mbe nakubwira ngo ntabwo byirarangira, uracyafite uruhare rwo kuba wasaba imbabazi bigishobotse. Ati saba imbabazi cyangwa se mbe nakwereka ibintu nza kuba nagukorera. Umuhungu we arimo arashaka ko umukobwa nyine yasaba imbabazi Sandra. Agatangira kuba yavuga ati saba imbabazi noneho urangize, nyuma yaho ngaho uhite wishyura ino nzu uyitwishyurire kugira ngo mbe nakubabarira. Siko bimeze se? Ubwo undi agatangira kuba yavuga ati nishyura inzu kugira ngo mbabarire. Umukobwa nyine akabiseka, agatangira kuba yamubwira ati suri seriye, uri seriye? Umuhungu agasekamo cyane ati yego ndi seriye, wowe yishyura ino nzu kugira ngo mbe nakubabarira. Nyine biraba bimeze nkaho nsabye imbabazi. Ni miliyoni 10 zonyine uri bebe watanga kuri iyo nzu, we ngayatange. Siko bimeze se? Ubwo nyine umusore kamenya ko ngarimo arashaka kuba yasaba ngo ye umukobwa yabasaba imbabazi, ariko akabagurira inzu. Agatangira kuba yamubwira ati nuramuka utwishyuriye ino nzu, imbabazi turaba tuziguhaye. Rero nuramuka utabikoze se, uzi ikindi kintu kiri buze kuba cyaba mushuti?
mu gihe utabikoze umenye kuri buduhore mu ideni. We byaba byiza wishyuye ino nzu tukakubabarira. Unyumvire nyine umusore imitekerereze yiwe ahantu iri umukobwa nawe yamusomye mu mutwe atangira kuba yavuga ati ibyo ngibyo se nataniwe. Ubwo yaramuhamagaye atangira kuba yamubwira ati urakeka ko ibyo ngibyo nagukoreye byose ntibihagije? Urashaka ko nakwishyurira inzu hejuru y'ibyo nagukoreye byose? Uracyakeneye ibindi bishyashya hejuru y'ibyo nagukoreye nabyo utari wabyishyura? Undi nyine akamumenera akamubwira ati nta kintu na kimwe ntigeze nkugurira, none ushaka ko nakugurira n'inzu? Ibintu byose narakuguriye, ndaguhereza ndakurera nk'umwana w'uruhinja, uragenda urakura, none ngo mbe nakugurira n'inzu? Ariko wa musore arimo arabyumva nyine ukuntu barimo baragenda bakebera n'uyu nguyu Natani. Ubwo na Sandra nyine akabyumva barimo baramucyurira Natani, barimo baragenda bamucyurira gake gakeya, akabura n'ukuntu yavuga, agatangira kuba yavuga ati we ndimo ndaguhereza amahirwe ukayanga, ntuze kuba wantakambira, kandi nibiramuka bidakozwe uze kuba wamenya ko nyine biraza kuba byarangiye uno mwanzuro, uzaba wakicuza. Ibi ngibi nakugira inama yo kuba wabikora, bitari ibyo ngibyo uzabyicuza. Njye nakugira inama yo kubikora hakiri amahirwe. Wabikoze ko ari yo mahirwe ya nyuma ngiye kuba naguhereza. Undi ariko agatangira yamuta amafaranga naguhaye, urimo uragura ka kanikresi, wegeze uyanyishyura se? Warayanyishyuye? Ubwo nyine agatangira kuba yamubwira ati wewe ibyo ngibyo toma nyirasubiza kure. Noneho umukobwa agatekereza ati ariko abantu mwambonyemo ibigoryi, ngo nkwishyurire inzu, ngo mbagurire inzu ngewe narakugurije n'amafaranga. Ubwo Sandra nawe ari aho ngaho arimo arisetsa. Undi agatangira kuba yavuga ati ibyo ngibyo murimo murashaka ni ukundira amafaranga gusa. We na Sandra muri aho ngaho nyine umuhungu nibyo barimo baramutekerezaho, ari umukobwa urimo urabitekereza. Umuhungu ategereje ko umukobwa ngo yakishyura ayo mafaranga, ariko umukobwa yamukebeye avuga ati ibyo ngibyo nibikureba. Aho babandi bagiye kuba bagurisha inzu nuko nguko yaje amubwira ati mpereze iyo kontra, mbanze ngurisha ino nzu tayari gake gake. Nuko nguko yaje aza gutyo agiye kuba yagenda aramubwira ati yewe bite byawe? Ubwo nuko nguko yaje ati Mr. Natani we, ati dore kontra ngiyi, mwakire mwishyure, dore ngiyi kontra, mube mwasinya aha ngaho. Ubwo agatangira kuba yareba umukobwa ati si ubyemera si urimo urabyemera? Ati nubyanga nyine n'inisinyira kukubabarira biraba bigoye. Ubwo nuko nguko yarebye kuri kontra atangira kuba yareba arahunyeza, ntumbaze ngo hariho ibiki. Ubwo bari barimo baravuga ngo ni miliyoni 10 iyo nzu. Yatangiye kuba yagenda areba akavuga ati ibi bintu bishoboka gute? Ati nari nzi ko ari miliyoni 10, none gute bari miliyoni 50? Ubwo ngubwo nyine niko yise atangira kuba yavuga ati ni gute ari miliyoni zigera muri 59? Ibi ngibi ni ibicyaye n'amakosa mwakoze, kandi mwari mwatubwiye miliyoni 10. Ariko umukobwa akavuga ati hoya nta makosa arimo, ahubwo habayemwe amakosa kuba twabibabwira. Undi akavuga ati ngo iki ibyo ngibyo urimo uravuga, ibyo ngibyo suje kuba watubwira ni ibiki? Wari watubwiye we miliyoni 10, ntago birimo urabyibuka se? Rero niyo mpamvu twumvaga ko miliyoni 10 ari izo ngizo, ariko birantunguye kubona mwongiriye amafaranga kugeza aha ngaha. Undi akamubwira ati Mr. Natani we, mutwihanganire nyine habayemwe ayo makosa, ariko nyine miliyoni ni 59 mugomba kuba mwakishyura, nta kibazo rwose muzishyure. Basinye ngo amafaranga yariyongereye cyane. Rero ubwo ngubwo amasezerano twari dufite yarayo mu myaka ishize, igiciro cyahindutse, mwishyure 59. Ariko wa musore agasekamo kuko ntago yashakaga ko ino nzijya kwa Banatani na Sandra, yashakaga ko umukobwa ari uyifite uyijyana. Ubwo agatangira kuba yabwira Jasmine ati Jasmine ni we wabibabwiye, ngaho ishyura miliyoni 10. Ubwo ngubwo noneho andi mafaranga uzagenda uyabaha gake gake barabyemera. Undi agatangira kuba yamubwira ati se njye ariko sinigeze nkubwira ko ndi bukugurire ino nzu, ibyo ngibyo mu byimenyere, njye ntago ndi bubikore, njye negeze nkubwira ko ndi bubikwishyurire se? Ubwo umuhungu n'ubwenge bukeya nyine yari arimo aravuga ngo Jasmine yishyura inzu, atangira kuba yamubwira ati sawa sawa, ati nuramuka utayiguze, ati nutaramuka utayiguze ndayigurira ariko mbimenye. Ubwo niko yise atangira kuba yavuga ati niko ayo mafaranga si tuyishyure, icyo giciro nubwo gihenze ariko tuyishyure dutsinde. Jasmine ubwo niko arimo arabwira nyine Sandra, ariko akabwira uno muntu ngo atubwire manager wawe ataraza kuba yambona, amafaranga yose ngiye kuba nayishyura, ariko amenye ko turi buze kuba twabonana umusore ari ikina cyane,
agatangira kuba yavuga tubwire manager wawe ati turaza kuba twabonana ingi ndamuhiga nimara kuba nayishyura. Ubwo yaravuze ati ngiye kuba nayishyura ayo mafaranga muvuze, ariko muze kuba mwamenya ko manager ndibo ube namuhagarika. Ubwo umukobwa ariko yaramubwiye ati Senatani we uri murigira ibiki, ayo mafaranga ntabwo urimo urumva ko ari menshi, ayo mafaranga inzira ahenze cyane ntabwo twayishyura. Reka umusore akavuga ati ngo iki ibyo ngibyo urimo uravuga ni ibiki? Ariko umusore wumva ukuntu arimo arikina habe n'amafaranga na make afite, ni umukobwa ugiye kuba wayishyura, ariko arimo arumva ko miliyoni 59 ngo ari makeya. Umukobwa akamubwira ati yemwe niba mutari bwishyura no mafaranga mwatubwira mukareka kuba mwaduteshereza umwanya, kuko munimo ndumva ari ibintu mutumvikanyemo, kandi iye groupe tuba dufite uko dukora n'amahame tugenderaho ntabwo tuje kuba twakatuza. Reka ibyo byo ntabwo biri buze kuba byabaho, ntabwo duciririkanya muri kontara amafaranga mwayabonye, rero niba mutishyura mutubwire mwebwe mugende. Ubwo umukobwa nyine akabyumva akisekera, ariko umusore nawe byamucanze cyane agatangira kuba yahindukira akavuga ati niko Jasmine ibi ngibi niwe wabikoze. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati we ngiye kuba nagukubita ibintu ngiye kuba nagukorera, urabizi ibi ngibi ndakeka ko ari we wabikoze, ntabwo byashoboka utabirimo, ibi niwe wabikoze. Ubwo yatangiye kuba yamufata akaboko, umukobwa akamubwira ati wandekuye, undi akavuga tugiye kuba wakishyurira bino bintu byose, ubu bugoryi wakoze ugiye kuba wabwishyurira, urakeka se ko bino bintu byaguha amahoro cyangwa se wabigendera kure? Undi akamubwira ati ariko wasaze, waretse niba utagura ino nzu nge nkayigurira, wandetse ndekura, niba utayigura nge ndayigurira. Ubwo niko umuhungu yamufashe akaboko. Ubwo ariko hari undi urimo uramanuka ukamenya kariya niko urimo uraza. Undi agatangira kuba yavuga tumva nkubwire etageti yawe cyangwa se igipimo ushaka kuba wageraho, ndagira ngo nkubwire ko utakigeraho ahubwo ngiye kuba nakwica. Ariko atari yamukubita hari uwaje ati we hagarara, agiye kuba yamutera igipfunsi, hari uwaje amubwira ati hagarika ibyo bintu urimo, amufata akaboko. Ubwo ni Yannick yese atangira kuba yavuga ati wowe nanone turongeye turahuye. Ubwo akageri yahise akarya tayari ku mavi cini hasi, umusore bahise bamukubita akageri ahita apfukama hasi. Reka nkubwira ati banza urebe neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umusore yatangiye kuba yamubwira ati si nta kimwaro ufite kujya wirirwa ukubita abagore, nta kimwaro uba ufite, niko basekirite mubasohore bano baribwe, mubasohore mubajyane hanze. Niko abasekirite baje, we na Sandra bahita bababwira ati muze tugende. Ariko umukobwa akavuga ati mundeke nijyane, mwanditse nkijyana na Tani baravuga ati we vayo tugende, urumva uri umusore. Ubwo abasekirite baje barakukumba tayari bajyana hanze, barajyana bagenda bavuga ati mwaturetse tukijyana, bajyana hanze ati ko hasi wepo banaga hanze. Ubwo umusore atangira kuba yakigira gutyo, abandi ati muzane mubapurize. Ntumbaze ngo ni ibiki barimo barabapuriza, bari bameze nk'udusimba nyine bamajije kuba babona mwaho ngaho umusore ariko no kwitangira, akitangira umukobwa tutababara rukundo rwanjye utababara. Ubwo akajyaho nyine akamwitangira, abandi bagapuriza gakeya. Undebere nawe nyine ibintu birimo birabera ahangaha. Umusore nyine yari yigize kongwe, ariko bamusoranye n'umukunzi we barabapuriza. Ubwo abandi bagatangira ati mwebwe muzi abo turi bo, ibi bintu murimo murakora murimo murashaka kuba mwatwica, ariko biraza kuba byabarangirana na nabi, muraza kuba mwabyicuza. Umukobwa agatangira kuba yavuga ati mapapa wanjye bamwita Derek n'uwo muri crowd group, ati muzi ububasha afite se, muzi ibintu ari buze kuba yabakorera mwebwe ibintu murimo murigira. Ubwo nuko nguko umwe we yabahise abahereza itegeko ati mwe muhagaritse aho ngaho gatoya, mube muhagaritse aho. Ubwo yese atangira kuba yamubwira ati se bite byawe papa wawe ngo dushaka kuba twamumenya, aha ni muri ye group, ibi byose murimo ni ibya ye group. Ubwo se murumva afite imbaraga kuba yatsinda? Ati uriya muhungu wa gatatu niwe uduhaye itegeko ngo tubasohore tubakura aha ngaha, ahubwo muhite musohoka mugende muva aha ngaha. Ubwo ndi yese atangira kwibaza ati se uwa gatatu ubwo bishoboka? Ubwo nyine umusore yese abikeka ko uriya musore ari we nyiri ye group. Ubwo yese atangira kuba yakibaza ati bishoboka gute ibi bintu we? Umukobwa ayitegereza umusore nawe urimo urabyitegereza nyine gutya arimo arabyibazaho.
ubwo bakatwongera kuba batwereka nyine uno musore ari we Yannick, ni umusore wa gatatu nyine wabo. Ubwo yatangiye kuba yabaza umukunzi we, umukobwa yikundira tumeze neza, atumeze neza. Umukobwa atangira kuba yamubaza ati se urimo urashaka icyaha ngaha? Ubwo bakatwereka wa mugabo nawe arimo aragaruka, yaramaje kuba yava mu bwiherero. Murabyibuka yari yabivuze ko agiye mu bwiherero, umukobwa amusiga ahagaze aho ngaho, ariko nyine yagarutse arimo arasanga wa musore arimo arifatira umukobwa utyo muri ubu buryo, arimo aragenda amufata. Yahise atangira kuba yabireba akavuga ati ibi bintu nabyizera gute? Ibi bintu nabyizera gute? Musore wa gatatu wo muri uno muryango wa ye family ikuta arimo arafata uriya mukobwa gute bari kumwe? Ubwo nyine byaramutunguye cyane, atangira kuba yavuga ati ye, ibi bintu bishoboka gute? Ibi bintu bishoboka gute? Ubwo yarabyibajijeho cyane. Umuhungu nawe yafashe umukobwa, nuko nguko bose bahindukiye, barebye neza bahita babona wa musaza arimo arabareba, arimo arabitegereza. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati ntugire ikibazo, ibintu byose bimeze neza, uriya ni onkre wanjye aragarutse, biraza kuba byamera neza, tugenda ujye kuba wahura nawe. Hari ikibazo se? Ngwino rwose natwe twaje kuba twareba umusore wa gatatu wo muri ino famiye, ariko ntuze kuba wagira ikibazo, byose biraza kuba byagenda neza. ku bibaye kuri Natani ntugumye kuba wabitekerezaho ubyirengagize. Undi ariko agatangira kuba yavuga ati biraza kuba byagenda gutera. Undi akamubwira ati ntugire ikibazo, kandi unyihanganire kuba ndimo ndakutuma wivanga mu bintu bitakureba. Undi akavuga ati hoya nta mpamvu iyo kuba wanshimira gutyo, undeke mfite ububasha bwo kuba nabigukorera, nta mpamvu yo kuba wabitekerezaho, ibi ngomba kuba nabikoraho, kandi tugomba kuba twareba uwo nguwo wa gatatu wa hano, ntuze kuba wagira ubwoba, ibintu byose biraza kuba byamera neza. Undi akavuga ati mbega byiza, tugomba kuba twabikorana, nawe uri hano, tugomba kuba twabikorana ahangaha, nawe uri hano kuko uriya musore afite imbaraga. Siko bimeze si? Kandi watarazigwe nuko nguyu ari we nyir'ubwite arimo aravugisha, akamubwira ati turaza kuba twategereza akanya gatoya, nahagira turaza kuba twajya mu biganiro, ariko uze kuba wantegereza. Siko bimeze si? Umusore nawe akamwitegereza akamubwira ati yego ndagutegereza nimujya mu biganiro nta kundi. Ubwo onkere w'umukobwa nuko yaje yishimye cyane, aza yirukanka atera agatambwe, aza cyane yirukanka cyane, atangira kuba yavuga ati yemwe mwahuye se? Ati cyane rwose turi kumwe onkere zeni we. Ubwo niko yise atangira kuba yamubwira ati yewe musore wa gatatu bimeze neza, igihe kinini cyari gishize tutabonana. Umukobwa yarakebutse ati ngo iki? Ibyo bintu numvishije se nibyo? Ubwo nyine iyo uvuze uwa gatatu ukamenya ko ari umusore wa gatatu mwaha muri uno muryango. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati onkere zeni we, ibyo bintu uvuze gute umwise gutyo? Ibyo bintu ni ibiki gute umwise uko? Ubwo yise atangira kuba yamubwira ati si ibyo ngibyo ntabwo ubizi iminsi we, impamvu mbimwise nyine nuko ari uwo mu muryango wa ye groupe, ni nawe twari twaje kuba twareba. Rero ahubwo se ntabwo yari yarakwibwiye? Umukobwa yakubiswe n'inkuba. Ubwo ngubwo atangira kuba yavuga ati ahubwo ngiye birantunguye kubabona muri kumwe, ntabwo se muziranye? Ubwo nyine byaramutunguye cyane kubona bataziranye, umuhungu yari yaramwihishemo. Umukobwa nawe yabyibazaho cyane, akamubwira ati ibyo bintu numvishije nibyo? None se kuki utigeze ubimbwira mbere hose? Ibyo bintu ni ibya nyabyo? Umuhungu akareba hirya akareba hirya, yabuze n'ukuntu yabibwira umukobwa. Ubwo wa musore nyine asistante wiwe agatangira kuba yamubwira ati niko bimeze, abandi bose bagasuhuza kugira ngo abanze abereke ko ari ibya nyabyo. Umukobwa nawe yakubiswe n'inkuba kubona uwo birirwanaga yirirwa amwita umuntu urenze atamuzi, asanze ari we. Umuhungu yaramurebye ati wambonye se? Urimo urambona? Umukobwa biramutungura cyane, agatangira kuba yakibaza ati se gute uno muhungu yanyihishemo bigeze hano, kugeza naho twapanze kuba twahura, ntazi ko ari we nzahura nawe. Uyu niwe wa gatatu muri uno muryango wa ye family. Umukobwa nyine kubyizera byari byamunaniye, byamushobeye cyane, atarimo arabyiyumvisha, birimo biragenda bimutonda. Ubwo ariko umugabo akamubwira ati yewe misi, uyu nguyu rwose niwe wa gatatu muri uno muryango, none se ntago wari ubizi? Ntago wari ubizi? Kandi mbona mwasanzwe mumeze nkaho muziranye, ntago wari ubizi? Ubwo onkere we byari byamutunguye cyane kubona nyine ukuntu baziranye, ariko batazi ko buri wese ari uko nguko bimeze. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yakibuka inshuro ya mbere bahura, nuko nguko bahuye akibyibushye, tayari bagatangira kuba bakanyuzaho. Ubwo byose yatangiye kuba yabyibuka umukobwa,
agatangira kuba yabyibuka ukuntu bahuye. Reka nkubwire ati banza urebe neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umusore yatangiye kuba yavuga ko ari ubwa mbere bahuye, batari basanzwe bahura. Ubwo nyine niko barimo barabwira onkere w'uno mukobwa ngo ni ubwa mbere bahuye, ntabwo bari basanzwe bahura. Undi agatangira kuba yavuga ati mbega byiza, biranshimishije cyane, niba uno mukobwa muhura bwa mbere mugahita mumenyana, ni ibintu byiza. Ubwo noneho muri kumwe n'ibyo mwari mugiye kuba mwajyamo byose bigombe kuba byagenda neza. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati mukobwa we, ati biba byoroshye ariko nuko utamwibukaga, uyu kuva na kera mu bwana bwanyu mwari inshuti kuva mu bwana bwanyu, rero ni byiza kuba mwongeye mugahura mwarakuze, ni iby'agaciro, biranshimishije cyane kuba mwongeye kuba mwahura. Ubwo ni onkere nyine urimo uramubwira, agatangira kuba yavuga ati se basi nta kintu uri buze kuba wamubwira, ariko uno mukobwa byaba byiza ugiye umwitaho kuko kuva na kera mwari amashumi. Undi agatangira kuba yavuga ati niko bimeze, umukobwa ngomba kujya mwitaho ntacyo bitwaye, njye ngomba kujya mwitaho nta kintu bintwaye. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane, ariko umukobwa we ari kure cyane mu bitekerezo kubona umuntu birirwanaga ari we yafataga nk'umuntu urenze cyane atabizi. Rero umusore agatangira kuba yavuga ati ni ibintu byoroshye kuba namwitaho, nzabikora. Ariko undi agatangira kuba yamubwira ati misi, kuri kure cyane mu bitekerezo, umajije kuba wahura n'uno musore wa gatatu, rero ibyo ushaka n'umubyumvikaneho, mube mwabigeranaho, mufashanye. Undi nawe akavuga ati niko bimeze, ngomba kuba namufasha uno Jasmine, ngomba kuba namufasha nta kundi. Ariko umukobwa wari kure cyane mu bitekerezo agatangira kuba yakibaza ati ibintu avuze se onkere wawe siko bimeze, ibintu avuze siko bimeze ra, singomba kuba nagufasha. Ubwo agatangira kuba yavuga ati kandi wibuke ko naryamanye nawe, urimo urabyibuka se ko twaryamanye ku nshuro ya mbere? Cyagiye ntabwo urimo urabyibuka cyangwa mbimubwire? Ubwo umukobwa nyine batangiye kuba bamwongorera, akavuga ati wowe utabimubwira. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati no muhungu wa gatatu azamfasha kuko cyane arazwa aranatinyitse, azamfasha kandi bwa mbere yigeze kuba yanantabara. Nicyo kintu ntegeze nkubwira, yigeze kuba yantabara, akamushimira amubwira ati warakoze. Undi akamubwira ati cyane nta kintu na kimwe kizigera kikubaho mu gihe mpari. Ubwo nayo ankere we akamubwira ati yigose ibyabaye ryari, ninde mushenzi wegeze kuba yakumenyera ngo ngende ngewe njye kuba nakihorera, mbanze ngiye mushwanya gusa. Ariko umukobwa akavuga ati yigose. Umusaza nyine akavuga ati ngewe ikintu byose byatwara uwo mushenzi ndakora iperereza, nze kuba namumenya. Umuntu wese waba warakuvuze nabi araza kuba yambona ngewe, mbanze mwereke. Ariko umuhungu akamubwira ati ibyo ngibyo ntabwo bikenewe, kuba Jasmine turi kumwe nanjye biraba bihagije kuba namwifashiriza, nta mpamvu. Ahubwo hagati aho ngaho reka tube twagira ikintu dukora. Ubwo twahuye bwa mbere, reka tube twagira ibintu dukora, tube twasinya ni kuri ibyo bintu murimo murashaka kuba mwagiraho. Siko bimeze se Miss Jasmine, siko bimeze? Ahubwo dutegure n'urugendo, tuzabe twatembera, tujye kure cyane, hari icyo bitwaye se? Umusore nyine aganira imvugo z'abakire z'abasirimu ngo bategure urugendo. Umusaza akavuga ati niko bimeze. Ubwo se yabyanga? Ntago yabyanga. Umusore wa gatatu ibyo bintu uko kuvuze niko bimeze, ibyo bintu niko bimeze rwose. Akareba umukobwa akamubwira ati we ko nta kintu urimo uravuga, ngwino dutembereho gake gake, tugende turimo turayavuga. Umusaza byamushimishije kubona bano bana bahuye, byaramushimishije. Agiye kuba yagenda yaramubwiye ati we wabaye uretse, ariko urimo urajya hehe? Bubaretse bagende baganire. Wowe hoshi tomanyira bagiye mu nama, we busigaye. Umusaza bamusize aho ngaho bamubwira ati busigaye. Ariko nyine agatangira kuba yakibaza. Ariko hagati aho ngaho byari bimushimishije kubona uriya mukobwa amaje kuba yahura n'uriya musore mu buryo bworoshye. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati na n'ubu ngubu sindiyumvisha ukuntu uriya musore wa gatatu yahuye na Jasmine bigahita byikora. Ndimo ndabona bino bintu ari byiza cyane, nakifuje ko aho sokuru we cyangwa se sogokuru ari yakabaye nawe arimo arifuza ko bano bana bagahuje bagakundana. Nicyo kintu nakifuje na sogokuru we yakifuje. Ibi bintu ni byiza we, ni byiza cyane.
ubwo bakatwereka umukobwa bamutembereje aho bamujyanye agatangira kuba yavuga ati ye gurupe koko hano hantu hubatse neza, ibi bintu birahambaye, aha hantu hasa neza cyane. Umukobwa ahantu bamwinjije haramutunguye cyane, yatangiye kuba yavuga ati mbega ahantu heza, mbega indabyo, buri kimwe kiri mwaha ngaha ni cyiza cyane, ni cyiza cyane. Umukobwa nyine byaramutunguye cyane, atangira kuba yavuga ati bino bintu ni byiza. Ubwo barimo baramutembereza inzu agiye kuba yagura, agatangira kuba yavuga ati nonzo se uri kubona ayo mafaranga itayakwiriye, designer zose ziri mwaha ngaha, mbwira ikintu utakunzemo kuko ikintu cyose kiri mwaha njye nabonaga ko ari cyiza. Umukobwa nawe akavuga ati ni byiza cyane, ibi bintu ni byiza, ndabikunze. Ubwo umusore akamubwira ati yigo se urabikunze, ariko umusore nyine yatangiye kuba yagenda yirebera umukobwa. Umukobwa nawe arimo aragenda yitegereza inzu, umusore yakomye ku noni, amatara avaho, ni ukugira gutya gusa amatara akavaho. Umukobwa nawe yaravuze ati nonze uko mbona ifite tekinolojiya. Umusore yatangiye kugenda yifatira umukobwa gake gake, undebere nawe, dore ibintu bigiye kuba byabera ahangaha, uraza kuba waba umugabo uwo kubihamya. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati misi wigira ikibazo, ntuze kuba wagira ubwoba mu gihe turi kumwe, siko bimeze se, ntugire ubwoba, ntugire ubwoba mu gihe turi kumwe. Umukobwa agatangira kuba yavuga ati se ibi ngibi nibyo warunzanye ngo tube twaganiraho, ibi ngibi nibyo warunzanyeho ngo tube twaganiraho, ibi ngibi ni ibiki urimo? Umukobwa nyine agatangira kuba yakiyaka umuhungu, amubwira ati ibi ngibi ni ibiki urimo, nibyo warunzaniye ngo tube twaganira. Umusore nyine akamubwira ati we tuza, mbanze nkwereke ukuntu tugiye kuba twabibara, reka mbanze nkubwira ati ibanze urebe neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yakihakana cyangwa se yiyaka umukobwa. Umukobwa akamubwira ati ntiwongere kuba wanyita misi, izina ryanjye rya nyaryo urarizi, nyita Jasmine, nakuvumbuye gute we wigira umunyamanyanga? Undi akamubwira ati se basi wandakariye. Umukobwa akamureba ati se ni gute ntakurakarira, ni iki gisekeje muri ibyo bintu wakoze, ni iki cyatuma ntakurakarira? Undi akamubwira ati Jasmine ni ukuri windakarira, biriya byose byari byigerageje kuba nagutabara, rero sinzi ukuntu nari kuba nakubwira ko ari njye wa nyawe, nabuze ukuntu nabikora bitewe n'ahantu twari tugeze, ariko mbabarire numvaga ko nzabona amahirwe yo kuba nagusobanurira basi yampereze, mbe nagusobanurira niba nta kintu bigutwaye, siko bimeze se, waretse nkagusobanurira wanyumva? Uwo ni umusore yatangiye kuba yavugaga ko yari akeneye igihe nka kino icyo kuzaba yasaba imbabazi, akaba yasobanurira umukobwa, kandi yari yizeye ko iki gihe kizagera umukobwa akamwumva. Ubwo umukobwa warimo araseka akavuga ati yigo se, ubwo agatangira kuba yamubwira ati ngiye nari ntegereje kino gihe ngo nzabe nakubwira ngiye wa nyawe, ariko mbabarire ku makosa nakoze, sibyo nari ngamije, sinari ngamije kuba nakubabaza cyangwa se nakwereka uruhande rutari rwiza kuri ngewe, icyo nari ngamije ni ukukwereka ngiye wa nyawe, igihe cyari kuzagira nkaba nakwiyereka ngiye wa nyawe, mbabarira wanyumva? Ubwo umusore yatangiye kuba yasaba imbabazi abwira umukobwa atamwumve, ko yari ategereje nawe kino gihe ko cyagera akamusaba imbabazi, ariko umusore yaravuze ati nta kibazo niba kuba nagusaba imbabazi utarimo urabyumva, reka mbe nagenda. Umusore agiye kuba yagenda, umukobwa yaramubwiye ati yigo se ntago ari uko nguko babikora, si uko nguko bagenda Yannick we. Ubwo umukobwa yikururiye umuhungu nawe aramwitegereza, aramureba. Umukobwa nawe aramureba ati se wari ugiye hatabanjije kuba hashya? Ngwino tubanze tugire ukuntu tubikora gake gake, mbanze nkwereka ukuntu abakobwa b'abarundi dutanga umuti. Ubwo nuko nguko nyine umukobwa w'umurundi yatangiye kuba yafata Yannick nawe ubwenge butangira kuba bwabura, dore umuntu ngarasinzira bitunguranye gake gake, dore yatangiye kuba yasinzira. Umukobwa nawe ajya muri control, atangira kuba yamukontorora, niyo wamutuma hehe yajyayo. Umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati tuza mbanze nkwereke ukuntu abakobwa b'abarundi dukora, ngo usuzume indwara urwaye, mbe nakuvura gake gake tayari. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yagenda amusoma mu bitekerezo. Umusore ukamenya ko yapfuye, akamwikururiza amubwira ati ngaha akira, banza ufate ku byo waruhiye,
ibyo washakaga kuva na kera, akira abanza ufateho. Ubwo nuko nguko umukobwa yikururiye umusore, umusore nawe agatangira ati Jasmine, Jasmine, no kudidimanga bikazamo. Umusore agatangira kuba yavuga ati se urimo uratekereza iki wowe? Njyewe ndimo ndakeka ko ndi umugabo ariko ukomeye, ariko imbere yawe ndi amazi, ndoroheje cyane. Nakekaga ko ndi umugabo ukomeye ariko imbere yawe nabaye amazi. Tayari dore umusore ngo aratangira kuba yagenda gusoma umukobwa. Umukobwa ariko akamunomfesha amubwira ati banza utuzemo gake gake, tubikore mu buryo bwanjye, wikirukanka. Umukobwa akitegereza umukobwa, hampaye inka. Umukobwa akitegereza umuhungu, umuhungu nawe akitegereza umuhungu, ampaye inka rero. Umuhungu nawe akitegereza umukobwa, ariko bino bintu ahari ibanza bigize icyaha kuko ndimo ndavugishwa. Ubwo nuko nguko umukobwa bamujyanye ibicu, bamubwira ati vaye ahangaha, mbanze nkwereke ukuntu tuno tuntu badukora, jimu, siporo, siporo. Umukobwa akamubwira ati wambonye se? Umuhungu nawe ati wambonye se? Ubwo bakarebana utyo, reka tugasoreza ahangaha. Nkubwira ati ntuzacikwe n'akazakurikira. Ikizaba cyiza nuko uzaba uhari mu bakare. Reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ase ko numva twakomeza we. Ubwo nuko nguko umukobwa nawe yatangiye kuba yafatiraho umuhungu gake gake, amubwira ati mfata, bajyaho barajyaho, reka tugasoreza ahangaha nari ntwawe we.